wowe kuki utanyumva kuki utanyumva we kuki utanyumva ibintu hoze birabe mahire pe ubundi nacyo kiba cyabiteye naramuka yapfiriye mu nakazi ke pe uba wabiteye n'ukuri kw'Imana none ndumva umutima uri mura ibintu biramvamo koko aramutse apfuye noneho naburera muri gereza yakoze byinshi pe ese koko subireyo usume njye kubaza ari neza Kendi wayageze umuntu abagomba kuryoshya rega ubuzima ni butoya ubuzima ni butoya yose urabona aya mazi n'abameze cyumweru kiba ari cyinshi umuntu abamaze mu kazi ni ngombwa ko umuntu asohoka akaruhura mu mutwe byose umuntu akareba ibyiza bitatse u Rwanda akazi kaba ari kenshi umweru abahi bageze nta mastress aba ari kwimaganya amastress ariko ahantu ugiye kurera umusohokera kenshi buri gihe gashobotse kuko ndahakunda cyane hano ndakoga n'ikindi ndakunda cyane ndahahora tu umukanya araba ari igisope kimwe gikomeye icyo bakundira gikubita sana ubona ko ari agashyamba ubona ko umuntu ari amahoro rero hari abana mbona hariya nzi ndashaka kubaganiriza amenye n'icyabazanye hano nkeneye kubaganiriza bari abana ntabwo nzi icyabazanye hano ndumva ntashaka kubaganiriza icyambere ni ukugira ubuzima musaza urabona kiriya cyana gihagaze cyonyine kicaye cyonyine Ona sikiza sikimeze neza kimeze fresh kabisa abagabo mwabaye mutera abagabo mwabaye uramuntu urabona aruta umugore wawe ubwiza oya utetse mbanza mujye muca abagabo ngubu rero sinzi ko babaye mugabo afite umugore mwiza gusumba uriya muntu mbonye yirukira hari ariko sinzi ikintu yirukira abagabo mwagiye mutuza muntu gikunda umugore umwe no kugira ubuzima ajya ngo nta muntu kigira urukundo rw'umuntu byararangiye umuntu ngikigaragaza ko umuntu afite urukundo rwinshi ngakunda abantu benshi ibyo bintu nibyo bikwiye guhinduka ntabwo ibintu ari byo kabisa njye ntabwo mbyihanganiye cyane tudabora ariko hari abana ndaho uko abana kineye kubanza n'abaganiriza ejo reka ngende turasubira kamanzi ganiriza bari abana yego naje kamende ba ikiyaga Halo? Boss kafeta. Halo? Boss we. Ni wa mwana nyine watumye undi mujama. Ngo tuze uduhe ya mesiyo. uyu munsi ntabwo nzi yuko santare. Sawa. Chamunsi naona ndagasingiroye. ntabwo reka tugerageze bitisha Sama boss. nageze Muzite boss we Ni wa mwana ko nyine dukorana nari muzanye ngo ndeka kamesiyo twabwira. okay sawa
ngiye kubaha misiyo ariko bitaba ubushize wanyangiza misiyo sibyo wanyangije umuzigo bose ntabwo nongera kubikora niwongera nzakurya sibyo nizeye uyu munsi turi kumwe turabikora neza ndamufasha cyangwa se kizeye ngo umwana ni fresh ntabwo cyangwa tuvamo cyangwa uri muntu gushaka uyu munsi ntabwo ndi maneko ariko ndigize akazi nsanzwe nkakora nawe twamugenda bigire mu nzara umuzigo sibyo mwiza nta gukomeretsa ndawushaka ariko ari umuti kabisa reka tugerageze ibiki muzi ko tumaze iminsi tubabaye akazi fasha ariko muri iyi minsi hari umuntu waganje ko ashaka kuturangira akazi umva ubushomeri butumereye nabi rwose ariko rero nyine yambwiye ko umunsi aza kuduha gahunda nyayo tukabimenya akatubwira n'ahantu azatujyana bakakaduha ni akazi kameze gute niyo kaba ari ak'umuhungu njye ntabwo ni ba bahungu hano twari turi yego sha njye ntabwo mwambwiye bimeze gute suwe n'ukuntu tubabaye akazi njyewe n'uyu mugenzi wanjye twari turi kumwe kiba tutitiza ukuntu twazabona akazi urabona turi mu bushomeri turaba mu cyaro nta kintu twiziye ntitwize nta kintu dushoboye ariko buriya n'akazi ko mu rugo twakabasha akari ko kose njye reka nkubwire njye ikintu niyemeje sinzaka mu rugo amavuta sinzabaka pade ngiye gushaka buryo ikintu nkorera amafaranga ahubwo we ikibazo ntabwo mu rugo babyemera hakugira kike mama bimuganije atabyanga we uzi ko ari byo arabizi ko nanjye nyine amafaranga kandi nawe ntayaba afite njye mama bamfitiye impungenge bari kumbwira ngo umukobwa iyo ageze mu mujyi ngaba yabaye indaya nitujya mu mujyi tukaba indaya reka mwangeze rero turetse kugiye mumbwire twagiye baraje nyine mu bahungu basanga agiye n'uyu mugenzi wanjye turimo gutekereza ahantu twakora akazi bariteye mu gutwi nayo baduhiseho nyine baragaruka bati se mwabakobwa mwe twuje mushakaga akazi turabatakama cyane turagashaka nuko rero umuhungu umwe muri bateri hari umuntu tugiye ko ashaka abana bamukurira akazi nizere ko wamvuze aha twakwibagirwa n'ukuntu uri mugenzi wacu munyibagiwe nabanzi ko nta nshuti mfite tukubera inshuti nziza iyo udahari natwe turakumvira tukakubanya nari nibagiwe ejo bundi diregiteri siko yaje mu rugo ariko kutiga umva mu rugo bari banyishe nabatekeye imitwe ngo narwaye mu nda natwe bagiye kudufata ngira cika ntabwo nashobora kwiga nta mafaranga afite uzishimi twiga njye yaranananiye sinasubirayo sha biriya bisomo 12 byose ni byinshi ntabwo bakiga afite n'inzara ukabaho none ngize amahirwe niboneye n'akazi kandi umuntu yiga kugira ngo azakore none twebwe tugize amahirwe turabona naho wasubirayo sha tujye mu uramenye ibyo tujye mu kazi nta ibaze wakwigenjeje akira ntabwo bari musuhuza ese musuhuje wowe oya ngo rero nawe uza kongera ibibazo bifite mba hejuru ariko se ko ni gute umukobwa mwiza ubundi wimunza hano bimeze bite ukungu ikibazo nikiye niba hari n'ikibazo ntakikumara wanditse urambaza iki koko shangwe aha nicaye n'ubutaka bwawe ndekamo amahoro rwose umukobwa mwiza nkawe wicaye mu butaka bwawe ese ubundi ufite ikibazo ntakikumara binashaka ariko se wanditse urambaza iki ubundi ariko ikibazo ufite ni iki nakubwiye ngo nakumara ikibazo ufite ahubwo agerayo se nyine ngaho nk'ugwamo se kugira ngo bigende bite ariko ubu urabona nta kintu nakumarira umusore mwiza nkanjye mfite ikofi sida nakubwiye se ko nkeneye ikofi ikibazo ni ikihe umukobwa mwiza nkawe ubona turasohotse turi ku mazi tugende mugurire agashapanye tube tugasoma sibyo umukobwa mwiza cyane ufite amaso meza nk'ayawe ndetse abana ngirayo yemerera sha yego yemerera sibyo ese ufite icyo kibazo ubundi kugura niko byagenze gute ariko si koko kona ireki cyane kona kinanira bigenze gute niko ngwino mwashaka mba nakubwiye ngo mva inyuma ariko ni ikihe kibazo ubundi ko umwana mwiza nakumara ibibazo ndabona ufite ikibazo ariko kirandeba ntabwo kitandeba ntabwo nakubwiye ngo ntabwo kikureba gute se kitande ufite ibibazo byanjye wiza kunyongerera rero mva hejuru mva imbere rwose mbabarira ariko si ibibazo ufite ni ibihe ngo mbigufashe ngo birangire niyo nabikubwira ntacyo wabikoraho byarangiye byarangiye n'ibiki byarangiye n'ibiki byarangiye n'ibiki byarangiye mbwira ndagufasha mbwira ugira ikibazo reka ugira ikibazo ngewe rwose nafashije abantu benshi ibibazo birakemuka nawe ndagufasha niyo byaba bimeze bite sibyo mwese ubu wamfasha iki kuko nta na kimwe ntagufasha niyo yaba ari kwambuka ano mazi nayambuka ariko nkagufasha nibyo ushaka nambuke
ushaka iki sitagufasha rwose bigira ikibazo ufite iyo kibazo icyo kibazo ngo mama hora mbikubwiye n'ubundi kubibika ntacyo biri bumariye oya umuru rwose uri kumwe nanjye ibibazo biratungana birakemuka sibyo ngaho mama hora rero ugera hirya mbikubwiye kandi nshaka kubwira wigira ikibazo mama nubwo bwose tuvuye kuri uriya mutipe akaduha misiyo ntabwo iyo misiyo nyisobanukiwe ngewe imisoro misobanukiwe ni ngombwa bose yadutumye abana baraye mu cyaro cya Nyakabibi bapfiriye hari abana baba barakubiswe ati mwere mushakira abana ewana mubazane hagenda bakazi ngira ntabwo nzi akazi zaba gusa icyo dupfa nuko tuzanye tukazana ibyaha sibyo yego se yego mama ahubwo se ubwo azajya duhemba mugahe ko yizeye kuri ako kazi ni ukuvuga ngo nubona umwana umwe azi kubita inoti ya 5 inoti ya 5 urayumva inoti ya 5 amafaranga ni menshi cyane ndizera ko aramu cyane gutwara twabudunyuri twakubiswe tutabonera ka fondoti man oya jama urabizi neza n'abakuru n'abakobwa bose barimo bakuru mama ntabwo ushaka ibikobwa bikuru bashaka twana hagati y'imyaka 12 na 13 hagati aho nyine 12 13 hafi aho ni twashaka ya ubwo ni twana dutoya wumva turinganiye nawe watera amasomo agahita dufata vuba inzoga nk'izo ndazimenyereye ni singo mu cyaro tubikora man twatubura se ntabwo twatubura ya yes wewe baba utifu bagiye ngaya yega da akira ubaze tware uzikari n'amaboga amahirwe yose cyabari mu cyaro noneho rero oya baje hehe no kwiga nakeka ari aba ngaba rero umva ke misi baye ngati twakabonye wallahi dada umeze utese none ndetse ntabwo sutanga pisi pisi ni biki dada gira gutya urakuboye reka musaza ngerageze nk'isuku gerageze sister nise ko nyine nta misiyo suzi dufite neza yewa twagiye none ko umva nabonye akazi hari mu boss yewa soko wabuze fondoti tuke tugende twagiye gushyira none umva muri tuze ngo iki rero ahubwo murakesha wa muntu twereke munjyane tugende akazi kabonetse tugomba kukajyana ntabwo se mutubwire nyine ikibazo we ko nta matike ntatugeze i Kigali gusa ntabwo ikibazo uragifite muri humura bose amafaranga yari yampaye yewana kugera i Kigali ni mukaya twatugezeyo nimba hari twagendere nimuhumure akugenda amafaranga mu njyanye mfite ikibazo akazi murakazi urabona nyine nari mfite umugabo wari ufite umugabo ngazanya twazanye hano tuba muri Kigali nyine muri Kigali gusa nyine yari umugabo mbwa biri aho ngaho natwe tugahunda tuzi tuzi aza kumbwira ngo arashaka kunsohoka nanjye ndabyemera nzi ngo agiye kunsohokana nyine ahantu hazima umuntu aba yaragenze henshi heza ndabyemera turaza ngiye kubona mbona nzanye aha ngaha kuhagera nyine ahantu urabona ukuntu hasa nawe ntabwo ari heza tu byanteye umujinya gusohokana ahantu heza hari nk'aha umugabo mbwa koko nyine tukubanza wumva ikibazo mfite nyine nagize turi hariya hirya ariho twari duhagaze antera umujinya nyamurohamo amaso ngo wagize biki ngo wakoze biki nese ubwo ngubwo mbikubwiriye iki ubundi uje kunshinyagurira se ahubwo cyokora numva ntari ubwoba ariko ibyo ntabyihanganira nta kibazo sibyo ibyo nta kibazo rwose ni akantu gatoto sibyo okay tugarutse ngo yapfuye umugabo nanjye nyine nibyo ndimo ndibaza usanze ndi hariya ndimo ndibaza niba yapfuye cyangwa atapfuye reka shaka ubundi siko kiza amahirwe kapfa gutsinda reka tujye tuganira nose polisi iramutse ibimenye niyo atapfa baramutse babimenye bahita banjyana nakujyana se wenda bigufasha mu mafaranga ndayafite sibyo ibyo rwose polisi ntawe nzabibwira rwose rero tujye tuganira oya humura wigeka kuko ntabwo nzabizi gahunda turareba rero tujye tuganira
tugomba urumva urumva birakura byatanye bijya Dubai wowe uri uwanjye urumva uriyana n'ibintu sibyo ndabona umuvoga urumva umva byatanye noneho urumva akantu bukore wowe sibyo mwebwe arabaha ikofi urumva ubwo tuzavuga neza mbere yuko mujya ku ishuri hasunguye ntabizo oya muze tugende ya mbere nakanje rero urumva nkuko sibyo bwa mbere tuzikoze urumva wowe nubiye ikigori igihe urumva ejo nta kantu uzabona mani sibyo urabona nk'umwana w'umukobwa yara ku ishuri sibyo ubona ajya kantine buri munsi urumva ahorana keke irenze nubizi se ntujya ubibona bajya bambona rwose umwana urabona ukuntu yaka urabibona reka nkwereke urumva nta kintu gipanga twasohotse shurene umurongo ushakira nk'abana ubu ngiye kugura tugomba kukajyamo ashoboye nkubaza akabazo kazi kumva kanteye impungenge oya humura turi kumwe twebwe tugiye kugenda wa mwana akazi k'ikigali iki rero ngo tugiye kuhagera ntabwo ari bya bintu numvisha abantu bagurisha abana ntabwo baba bagiye kutugurisha ni muhumure ntabwo ari ukubagurisha kuko ntabwo ari mwebwe mwambere tuba turangiye wa nkunwe twakwizeye amafaranga ave ngende njye kuyashaka ibyo sinabyivira nawe muhumure mugiye kujya ku cyango noneho mwaka ngiye kuzajya niyatsa ngo iki ngiye kugura taci hehe na gatoroshi reba do nahavuyeho n'urugi ntabwo rero murayifite isoko nawe mfite noneho kwanza wowe noneho urababaje umure ariko byakemutse imana yakubibutse naho ngaho ni mu mujyi hari urupangu binjirira he ndabanza imbere amahirwe atacira noneho rero mbabadadamye bamusigaye wanjye kuri bose sibyo se ari akuba twaje mwana mu cyaro agiye kubona akazi mu mujyi karibu bose bazigeze misiyo nabahaye yumvise noneho uyu munsi umufungo urazi kudemera so mwese nk'ibiro kuri buri mwana noneho amacumi y'abantu usigaye bameze mwana wewe umurazi utwishyira maze umujamo simbubeshye uyu munsi twagerageje bya hatari dukoresha uburyo ki turi bubazane nabonye gitoza iki kijama nyine rero nabonye kiri kurabo gake gusa nyine nacyo ubunyacyaro ntabwo ari cyane 80 ewa kiratwika ndagira kimenya so agiye umwana ko twabonye kari bitanu bose wambaye ku mwana mu bitanu gusa nyine uraza kubabagara nyuma n'ubura kwabona ura naho mbere tu ngo iki uretse uzaherebe abo mizo muri mwana nzanye imizinga nzanye imizigo 3 mwana ngo nyine mu bitizo muri kabisa bashaka bya bakoresheje uburyo kikora turafite sawa kambe kimwe twavuganise kambongereho n'ibintu 10 abakozi beza mu makozi kazi neza sibyo yes barabonye ko twese twese mwana barabonye banakugisha akazi sibyo yaza kukugenera sibyo gusa kuri 15 nabo sibyo kuko byari bitatu twaza ariko 10 nibwo nshaka ariko bose nabizi nanjye yuko nateye amasomo ya karite mwebwe buriya mwemwe sibyo mwebwe nzajye mbatuma sibyo singo none ko babahebye neza bose ndemeka neza bakadi sibyo yes komeza mukora akazi neza nzagenda n'abazamura
ewa n'ikigiye utwara amazu sawa kabisa hapo bosi sio nyingere ibihumbi 10 ushobora kuza gukoma handi kuri bameze abakiriya babonye bazabakuru wiki ewa naba abibahanga ntabwo uzasubiza bibera mu Rwanda sawa rero bika ari byo ndi muri twabonye nanjye musomonera twabonye musomonera nageretse cyabana buriya n'ibikona mu mujyi ntabwo ariko mpane inzoga nkwana uzizi ko navuze ngo muri Kigali ntangiye kubibona Aranyuhisha. wenda arategereza uri kutwabye dutahana he tugereze twihanganye Ikirere kinana nuko wapimuranya mumenye mu rugo. Wahabwirwa n'iki? mwana we njye umwana nihebye none kiriya gitipe uri kubona ibyacu nta kintu apanga nta kintu akofi nta kintu uretse ukundi kuki yaje wenyine kuki yaje wenyine akazanye n'abandi bati ahubwo uriya musizi ubona ararimo kuduteza irabo Uriya musizi tugomba kumurya kara tukamucomora. fureshi Vuba cyane. abarezi bavuga ngo umwana aba yashyize abateye siteresi kuko bari bagiye hehe mva mani tebuka turi hahantu mani bahageze tu abadada babiri bameze fresh twaje sawa Roje mase bagiye mva mani mva ariko mva mbabwira ariko nese bigenze bite basanze bavuye mu gakino bakavuyemo ja nese ntabwo ari abasobanura neza nari nabasobanuriye nababwiye ko tuzosobanura ibintu bimeze hakureba ibintu bankoreye ese umwana wawe abatipe nabwiye biragenda bite ngo nyine no sobabigira nese nta kantu wabahaye akantu se akantu nyine twe tugategereje ko tipe nyine nese ko naguhaye byagenze bite nyine kabaye gake nta kibazo none se mwana nyine nari bicu nise baradukoze use nkora iki mwana baraturaburira sinzi uko babaye uriya mugabo afite umugore mwiza gusumba uriya muntu mbonye yirukira hariya ariko sinzi ikintu yirukira abagabo mwagiye mutuza nta muntu ugikunda umugore umwe no kurya ubuzima harya ngo nta muntu ukigira urukundo rw'umuntu umwe byararangiye umuntu nk'ikigaragaza ko umuntu afite urukundo rwinshi ngakunda abantu benshi ibyo bintu nibyo bikwiye guhinduka ntabwo ibintu ari byo kabisa njye ntabwo mbyihanganiye cyane tudabora ariko hari abana ndeha uko abana kineye kubanza n'abaganiriza deja reka ngende turasubira kamanzi ganirize bariya bana yego nanjye kambe ndeba iki kiyaga umva yemwe bana muhagarare bite byanyu Ni byiza. ndashaka ko tuganira kwanza imperuka muri abanyeshuri mwarivuyemo hanyuma hano mwahageze mute uyu nguyu wari ufite umushyitsi aravuga ngo baze kutugurira amata hariya amata muri hoteli mwebwe mufite imyaka yo kuza muri hoteli Twahaje ariko ntabwo twari butinde. mwazanye nande umuntu wabazanye hano ninde wasanga atari ba bagabo baje kubashuka ibintu byanyu ngomba kubikurikirana iki gikapu kirimo iki gaturebe simbona ari imyenda y'ishuri ubu ntiwatorotse ishuri kanze mpamagare umuyobozi wawe ngiye kumuhamagara tubabarira ntabwo tuzongera hanyuma uwo mwazanye mumusize yanze kuza asigaranye nande buriya batuzanye baraziranye baraziranye ibi bintu ndabiyamye mva nyine reka kubigira birebire ese umwana ndavuga iki nubwo nyine nakunda abatipe umva reka nkubwire ikibabaje nibwo bavuye Dubai urumva ukuntu bameze noneho mba nababwiye na Karonda bakishakira abandi bana
zirangije wazanye z'ikimana bara n'abana kandi ni nabo bari bameze neza barabana rero buriya sinzongere kubabona aha hantu n'inshuro n'imwe ntabwo uzabyongera ubwo bucuti bwanyu buhagararira ngaha mujye mucudika ku ishuri ibintu bijyanye n'amasomo mwabyumvise rekura abana bagenda aho se woreka nkubaza uzi diro zacu biro zanyu ni ibiki aba bana uzi imyaka bafite aho mva mani mugende uzi imyaka bari abana bafite ako reka nkubaza uzi diro zacu tuba dukina diro ukina n'abana b'ishuri ni izihe banditseho ko ari abanyeshuri bariya ni abana b'ishuri baranyumva neza ngiye kuguhamagariza polisi ngiye umuhamagariza polisi wowe njye biri mu nshingano zanjye nk'umubyeyi ugomba kwita ku mwana wese wowe kuki utanyumva we kuki utanyumva reka nkubwire reka nkore inshingano zanjye yakana kumbe nari sawa tegukana sha umeze neza kabisa nawe urabibona akira mazutese akana kwani kwa ngishyise mwaka yoga wahatingiye ntabwo njya mu nzoga kuchukora mu kaburi tamutse oya niko bigenda ntabwo njya mu nzoga pe nahuye n'ubuzima bubi oya ntabwo ari ngombwa gusa nuko ndi umurokore ntajya mu nzoga uri umurokore okay shangiye nakwikundiye wanyikundiye nta kibazo ndumva bari kumamagara kanita bagafona nk'agacirangaje Semana uriya muhungu uri kumbwira ngo aramukundiye ariko uyu musore afite amafaranga kuko ndabona anafite na telefone iheze mana we uze kuko mbyemere nemere ibyo ambwira cyangwa mbireke mana we imodoka irahari we mbega telefone uriya mutipe yikabye mbega inkweto yambaye mbega imyenda myiza ishobora mutima afite amafaranga gusa mwemere cyangwa mureke ariko se murenze tumaga umuntu ho gatoya rero icyo nakubwiye mu kanya wacyumvishe nacyumvishe wabyakira ute ntabwo bishoboka akazi urakemera se ndakemera nubwo n'akajimo ntagakunze ariko ntabwo ntabikundi ibyo uri kumbwira nturetse ko mfite amafaranga uretse ngukura muri aka kazi oya amafaranga ntabwo nyashaka ntabwo yandikira ubuzima bwanjye usanga amafaranga oya ntabwo nyashaka azi ko rero ntabwo ari keza nta kibazo karantunze bagwemba ngahe ku kwezi bagwemba ngahe ku kwezi 20,20 noneho njyewe ngiye gukubira kabiri aka kanya ubundi ukwezi niko uzakugera ibyo rwanyu nzamwihindura inshuro ebyiri hari ikibazo aya mafaranga ntabwo nyemeye kubera utayemeza ntabwo nyakira cya mbere ni amafaranga oya ntabwo nayakira va muri aka kazi ni kabi oya ndakavamo ndagenda ntabwo ubyemera ntabwo nakura werekana ugendera aho umwana nkuriya yanga amafaranga uriya mwana ni mwiza abyemeye namuhebera aho buriya ndamutumaho undi muntu atekerezo neza shawe umugabo ntabirenze nuko yari umukiriya nyine nta kindi pe usibye kumwakira gusa watubonye se dukora iki nababonye cya kigo cyakwihereranye aho mbwira yewe nyine uriya mugabo rwose ngo ari kumwira ushaka kumuha amafaranga ngo avubirayo bampemba hano ubuse kuko cyane ko ambwiye pe ngo arakubwira nta kibazo imbere yawe ntabwo muzi uriya akunda gusohokera hano kenshi uriya n'umuhereza ukomeye
Rahira. Uri. Ko none bisa neza mfite amafaranga. Ntabwo uzi umukobwa witwa Diane wakubanjirije. Umwe wasiwe. Yavuye hano ari ukubera ko yamuteye nawe amushukisha ariya mafaranga. Ayiwe mbega disesa twi. Wari ugiye kubura ubwenge. Nizere ko ntacyo bimwemereye. Oya nese muhakane rwose nabyanze njye sinabyemera. Nubwo aka kazi nyine ntakishimiye bakanzanyemo ntabikunze ariko uko biri nibura ntabwo nakwemera kumva mubwira icya mbere ntabwo ari akazi k'abantu kwishima akazi ako ari kose waba ukora ariko wiyubaha wihesha agaciro kawe nta kibazo tageti ipfa kuba ufite icyangombwa tageti uharanira nyine ibyo ushaka kugeraho no kwihesha agaciro nta kazi ko upfa kuba wakaguha amafaranga ukeneye naho ingeso uriya mugabo ndamuzi umva noneho gutwitabye guhera kera mama yahoraga bimbwira ambwira kwitwara neza mbikoze ntamuhemukiye ibyo nta mubyeyi udahana umukobwa mwese bose ko batwite reka dukomeze akazi nyine ndabona n'abandi bakiriya baje Olha mais. A minha mulher veio um grupo de muito tempo. Me fez isso. 오늘 무지셔. 오늘 무지셔. 아 문제. 아 오늘 게 싸우는 거 아니야. 밑에 뭐 무슨 좀 막 이렇게 와서 이거 문제네. 내가? 이거. 뭐 니치야? 우리만가 좀 어떻게 했어? 물 거라? 나가서 그냥 쓰냐? 하는 거는 이제 하고. 왜 그런 거 있어? 오야, 그런 게 있어. Ndi nukuvuga ngo ndi ikigoryi muravuze ngo ndi ikigoryi kubera yuko ndabatesha okay bana nakuboneye ikiko hajya urashaka n'icyo rwose wowe imana nayibonye kabisa abo nushaka neze ndazuba imana mbayifite rwose basi turapfa sawa zone continue Tumane no kunanga. Nubisomeze cyane rwose. Nagomba kunyinjira imbere. Teo za continue utware imizigo teo. Basi turapfuka imbere. Basi Quando te conhece, Brasil temos ainda muito. Basi morashi ikintu cyose ushaka. Sawa, ufata umuziko. Ntabwo wabyaye tubaburire n'ukuntu
iza